byose tubanze dusenge. Turagushimiye muremyi wacu dukunda, tugushimiye imbabazi zawe nyinshi zabanye natwe guhera mu gitondo kugeza uyu mwanya. Ntacyo twakuburanye, unyuriye mu mugaragu wawe, atweretse inzira y'agakiza. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Turagusabye kugira ngo ibi byigisho bye kongera iteka tuzacirirwaho, ahubwo zongere isano dufitanye nawe, kugira ngo bizaduha amaherezo meza yo kuzakubona mu bwiza bwawe. Dushima izina ryawe. Turacyafite byinshi byo kwigwa. Duhe igituza cyagutse n'ubwenge ushobora kubyakira, kandi uduhe gufata imyanzuro myiza yo guherera mu ruhande rwawe. Bisabye mu izina rya Yesu, amen. Bavandimwe muduteze amatwi, tunejejwe no kubana namwe muri uyu mwanya. Tugiye n'ubundi gukomeza ducumbura twiga, ariko mwese abaduteze amatwi tubaramukije mu izina rya Yesu, ngo Uwiteka abahire. Tugiye gukomeza kwiga ijambo ry'Imana, kubera yuko ry'Imana niryo rishobora kubaka imibereho y'umuntu, niryo rishobora gutuma yubakika mu by'umwuka, niryo rishobora gutuma umuntu abashyitse ngo afite ibimukwiriye byose, agakora imirimo myiza yose. Rero muri uyu mwanya tugiye kwigana ijambo ritubwira ngo gutunganya neza urufatiro. Urufatiro nibyo bita fondasiyo. Nta nzu ishobora gukomera itagira urufatiro. Ni nako n'imibereho ya Gikristo, iyo ibuze urufatiro ishobora guhirima. Ushobora kubaka inzu neza, ariko yaba idafite fondasiyo, amaherezo ishobora kugwa. Yesu yabivuze yerekana ubukristo, yerekana ko hari uwubatse ku musenyi, imvura iragwa, imivu iratemba, byose byikubita kuri iyo nzu iragwa, kuko urufatiro rwayo hari ku musenyi. Yongera kwerekana imibereho ya Kristo, yerekana ko hari uwundi wubatse ku rutare, imvura iragwa, imivu iratemba, byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa, kuko yari yubatse ku rutare. Ibyo tugiye kuganira ni ibyerekeye, kuko turi mu ijambo ry'Imana, mu kubaka neza ubukristo bwacu. Ese none fondasiyo cyangwa se urufatiro dushaka kuvuga ni uruhe? Muri Bibiliya mu gitabo cy'urwambere rw'Abakorinto, igice ni cya gatatu, hatugaragariza igice ni cya gatatu guhera ku murongo wa 12, haranditse ngo ariko umuntu niyubaka kuri urwo rufatiro izahabu cyangwa ifeza cyangwa amabuye y'igiciro cyinshi cyangwa ibiti cyangwa ibyatsi cyangwa ibikenyeri, umurimo w'umuntu uzerekanwa. Urya munsi niwe uzawerekana, kuko uzahishuzwa umuriro, akaba ariko kandi uzagerageza umurimo w'umuntu wese. Umurimo w'uwo muntu wubatse kuri urwo rufatiro nugumaho, azahabwa ingororano. Ijambo nashatse ni ku murongo n'uwa 11. Ni ijambo rivuze ngo nk'uko ubuntu bw'Imana nahawe bungana, nashyizeho urufatiro nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge, undi yubakaho, ariko umuntu wese yirinde uko yubakaho. N'iryo jambo nari ngendereye cyane, ritubwira ngo ariko umuntu wese yirinde uko yubakaho. Ntabwo habayeho kurobanura ngo wenda bamwe birinde, ahubwo umuntu wese aramutse yubatse inzu nziza, akayisiga, akayishyiraho amarangi, akayikinga neza, nubwo yaba ari etaje ariko urufatiro ari habi, ntabwo iyo nzu ishobora kubaho. Igihe cyazagera ikamanuka, igihe cyazagera igasenyuka, igihe cyazagera igahirima. Noneho rero ubwo rufatiro nshaka kuvuga ni uruhe? Mu gitabo cy'umurimo w'umukristo hatugaragariza neza aho tugomba guhera ubukristo bwacu. Itari ibyo ushobora kuba warubatse nabi. Noneho rero ni mpamvu tubwiwe ngo buri wese yirinde uko yubakaho. Kuri page yaho ya 251 imuhira niryo shuri ry'ibanze ry'umwana, kandi niho hagomba gushimwa imfatiro z'imibereho ikorera abandi. Kuba umuvugabutumwa imuhira niwo murimo w'ibanze ugomba kwitabwaho mu mibereho yanyu. Guhembura no kuzahura mwene muntu tangirira mu muryango. Umurimo w'ababyeyi niwo mbarutso y'ibindi byose. Kumererwa neza kwa rubanda, iterambere ry'itorero, kugubwa neza kw'igihugu bishingiye ku myitwarire yo mu muryango. Aya magambo arerekana neza aho dukwiriye guhera. Aha kuhavugira ubutumwa byakoroha, ndetse no kuririmba byakoroha, ariko hano batubwiye yuko
kuba umuvugabutumwa imuhira niwo murimo w'ibanze ugomba kwitabwaho mu mibereho yacu. Umwana kwigisha umubyeyi we, umusore kwigisha umubyeyi we, umugabo kwigisha umugore n'abana ni umurimo ugoranye, kuko hano baratubwiye ngo nta handi usabwa guhera umurimo, ntabwo usabwa kwirukanka ngo ujye kure udahereye imuhira. Umubwirizabutumwa umwe yakundaga kuba mwiza bageze mu rugo, akavuga neza, akigisha neza, bari mu iteraniro, baba bari mu rusengero, akavuga neza, agasubiza umugore neza, akabwira abana neza. Ariko igihe kimwe noneho umwana aramubwira ati rero papa, nge ndi kubona ibyiza ari uko twakwiturira hano. Isatese ni ukubera iki? Mwana, iyo uri hano utubwira neza, ariko iyo tugeze mu rugo ukatubwira nabi. Rero tugiye twibera hano ukajya ukomeza kutubwira neza, mbona ari byo byaba byiza, kuko hano uba uri umuntu mwiza. Hano ijambo ry'Imana ritubwiye yuko ibyo byashoboka, kuba umubwirizabutumwa abantu bakagukunda bakumva n'ibyawe. Ariko hano baratubwiye ngo umurimo w'ibanze uruta iyindi yose ni ukuba umuvugabutumwa mu rugo. Imuhira iwawe, aho niho usabwa guhera ukahakosora. Muri iki gitabo baranditse barakomeje baravuga ngo umurimo dukorera Kristo ukwiriye gutangirira imbere mu muryango, cyangwa se ngo ujye mu murimo hirya no hino, oya, ahubwo umurimo dukorera Kristo aho ukwiye gushingira, aho ukwiye gutangirira, nta handi ni mu muryango. Nta murimo w'ibwizabutumwa urusha uw'agaciro binyuriye mu mahame no mu cyitegererezo. Ababyeyi bagomba kwigisha abana babo gukorera abatarihana, bagomba gutozwa kugirira impuhwe abageze mu zabukuru n'abanyamibabaro no koroshya imibabaro y'abakene n'abari mu makuba. Bagomba kwigishwa kuba abanyamwete mu murimo w'ivugabutumwa kandi uhereye mu buto bwabo. Ariko reka nsubire haruguru aho nashatse, batubwiye ngo ababyeyi bagomba kwigisha abana babo. Nta murimo w'ibwirizabutumwa urusha uw'agaciro wo guhera mu muryango. Noneho hakurya barakomeje baravuga bati iyo abagabo bubatse bagiye mu murimo bagasigira abagore babo inshingano zo kwita ku bana mu rugo, muri ubwo buryo umutegarugori aba asohoje umurimo uhanije agaciro n'uwa se w'abana. Niba umwe atanze igihe cyo mu ivugabutumwa, undi nawe aba ari umuvugabutumwa imuhira. Utewe inkeke na byinshi, imitwaro iremereye kenshi birenze ibya se w'abana. Inshingano y'umubyeyi iraremereye kandi ni y'ingenzi. Gutunganya intekerezo no kurema imico by'abana be, kubarera ugambiriye kuba b'ingirakamaro muri ubu buzima no kubategurira kuba bakwiriye ubugingo buhoraho. Mu murimo w'ibwirizabutumwa haba ubwo umugabo ahabwa ishema ry'abagabo, ariko uruhira imuhira si kenshi abona ingororano y'imihati ya hano ku isi. Ariko niba akora uko ashoboye kose ngo yungure umuryango we, yihatira kurema imico yabo ngo ise n'iyabo mu ijuru, marayika ubishinzwe yandika izina rye nk'umwe mu babwiriza bakomeye ku isi. Imana ntireba nk'uko abantu bareba bugufi babibona. Ijambo ry'Imana ritweretse yuko ahantu dukwiriye guhera ubukristo bwacu, nta handi. Uramutse wubatse nabi ushobora kwishuka. Hariho bamwe bavuga bati wenda uyu ni umukristo bitewe n'uko hari ibyo yujuje, hari amafaranga atanga mu itorero, hari uburyo agaragara, hari inama zi gutanga, ibintu bitandukanye. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo hepfo baravuze ngo urugo rwa gikristo rushyize hamwe ni ubuhamya burengera ukuri kw'iyobokamana utizera adashobora kuvuguruza. Bigaragarira bose ko rurimo imbaraga ikorera mu mitima y'abana, kandi ko Imana ya Aburahamu iri kumwe nabo. Iyo ingo zose zitizaga Kristo zari zo by'ukuri, icyitegerezo cyabo kiza cyarushaho kwaguka, mu by'ukuri zaba umucyo w'isi. Rero ijambo ry'Imana naho ritwerekeza riradusaba kugira ngo dutunganye neza aho ngaho, aho mubisikanira, aho ubisikanira, aho uvuga menshi, aho uba umwanya munini, aho mubana igihe kirekire, aho bakuzi neza, niho usabwa gutunganya. Noneho kugira ngo ivyo bigerweho, mbese umuntu yabigeraho ate? Igihe turimo kigaragara neza yuko ubukristo bwinshi abantu bafite izina rya gikristo ari benshi, ariko mu rugo batabazi. None se kugira ngo ivyo bigerweho hasabwa iki? Kugira ngo ubwo bukristo bube ari hasabwa iki? Ijambo ry'Imana riratubwira abatubanjirije uko bagiye bagera kuri iyo ntego, nubwo bari abantu nkatwe. Icyambere ni ugutunganya neza igicaniro
cy'ab'umuryango, gutunganya neza igicaniro cy'ab'umuryango. Abagabo benshi ntabwo ari ibyoroshye kuba yakwigisha uwo bashakanye ngo afashwe, bitewe n'uko iyo umusomera abajya gusoma. Kugusoma ntabwo ndi kuvuga kugusoma kugezweho, ahubwo asoma imico yawe. Mu gitabo cyitwa Urugo Umurimo w'Umukristo bagerageje kuvuga amagambo nshaka gusoma. Baranditse ngo mwebwe abavuga ko bakunda Imana mujyane na Yesu aho mugiye hose, kandi kimwe n'abakurambere mu gihe cyashize mwubaka igicaniro ahantu cy'Uwiteka, ahantu hose mushinze ihema ryanyu. Iyo ngingo ikwiriye ubugorozi bwagutse kandi bwimbitse. Mu miryango myinshi bashaka ubutunzi, bashaka amafaranga, bashaka kugwiza ibintu, ariko bakarumbya ubukristo. Bitewe n'iki? Gukunda imirimo ni bimwe mu bintu bituma ab'umuryango badasabana. Umugabo yaba atashye cyangwa yaba agiye, umugore ati genda ihute butagukeraho, nyaruka vuba vuba ujye gushaka imibereho, batabanje gushaka Imana. Bibiliya itubwira yuko Yesu yaratubwiye ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose muzabyongera. Umuryango hagomba kubakwa igicaniro cy'abagize umuryango kigakomera, kikubakika neza. Hano baravuze ngo Satani arakoresha imbaraga ze zose kugira ngo atandukanye umuntu n'Imana, kandi agera ku migambi ye aho asanze imibereho y'ibyobokamana yararohamye mu mirimo. Iyo ashoboye gutuma ibitekerezo byabo birundukira mu mirimo kugeza ubwo basigara batagifite n'igihe cyo gusoma Bibiliya no gusengera mu rwiherero no gutamba igitambo cya mu gitondo n'icya nimugoroba cy'ishimwe no guhimbaza. Uwo ni umwe mu mitego ya Satani. Wanashobora kubigisha ako kanya ntako, yaba mu gitondo yaba nimugoroba, uwo mwanya ahagera yarembye, ngo Satani akaba yungukiyemo bitewe n'uko nta kanya ko gusabana n'Imana umuryango ugira hagati yabo ngo basabane n'Imana bafatanije. Ngiyi intandaro y'ingorane nyinshi mu muryango, ngiyi ingorane y'ubupagani. Ibintu byamara kugwira batagira Imana bagahita batandukana nawe bakayisezera. Reka amateraniro y'umuryango abashimishije kandi ateye ubwuzu. Ibyo byashoborwa kugira ngo amateraniro y'umuryango abashimishije. Umugore ari kukubaza ati ese aho subira mu iyo subi umaze gusoma, aho hantu ntabwo tuhumvishe. Umwana avuga ati papa aho hantu ongera uhatubwire neza, aha njyewe hari kunsinda, none nabigeraho ngo reka amateraniro y'umuryango abashimishije. Abana bagomba kwigishwa kuba rizagenewe amasengesho, bakabyuswa kare kugira ngo baboneke mu materaniro y'umuryango. Abana bakeneye iyobokamana ribareshya atari ibigizayo. Isaha yo gusenga kwa burugo igomba kuba inejeje kuruta andi masaha yose. Nihasomwe isomo rya Bibiliya ritoranywe neza kandi riryoshye. Abana nibagire uruhare mu kuririmba, amasengesho abe magufi kandi abarashe ku ntego. Muri iki gitabo berekanye aya magambo avuga ngo Aburahamu yiswe inshuti y'Imana, yadusigiye icyitegererezo kiboneye. Imibereho ye yari yo gusenga. Aho yabambaga ihema hose, iruhande yahubakaga igicaniro, akahateraniriza abantu be kubw'igitambo cya mu gitondo n'icya nimugoroba. Iyo yabaga yimutse aho hantu, igicaniro cyarahasigaraga. Mu myaka ikurikiyeho habagaho Abanyakanani bahoraga bimuka, bari barigishijwe nawe. Igihe cyose umwe muri bo yageraga kuri icyo gicaniro, yamenyaga ko Aburahamu yigeze ahacumbika aho hantu. Yamara gushinga ihema rye agasana igicaniro maze akahasengera Imana ihoraho. Bavandimwe, ngiki cyatumye Bibiliya inatwita ko turi abana ba Aburahamu. Igihe cyose ngo tuzaba dufite imico imeze nk'iye. Umwe mu mashyamba bazereraga, Aburahamu ntabwo yagombaga kubaho adafite igicaniro cyo gutambiraho Imana. Umwana w'Imana wese ngo akwiriye gushyira Imana mu rugo ikaba nyambere kuruta ibindi bintu byose umuntu akunda. Iyo Imana iri mu rugo, nubwo mwaba muri abakene, muri iki gitabo cyitwa Urugo rwa Gikristo hari amagambo akomeye yavuzwe n'uyu mujakazi w'Imana. Yaranditse paje 17, ingorane zishobora kwiyadukiza ariko ni rusange. Reka kunyugwa, bihangana, urukundo bimurike. Nubwo umunsi wakomeza kuba ikibunda, byashoboka ko urwo rwanyu rwaba rworoheje, ariko habasha kuba ahantu amagambo meza avugirwa, aho ibikorwa by'ubugira neza bikorerwa, aho urukundo n'urugwiro bihora ari abashyitsi badataha. Byashoboka ko haba hari ubushobozi bukeya, ariko reka mbabwire yuko umucamigani yaravuze yuko ubundi ibinezeza n'umunezero ni ibintu bibiri bitandukanye. Umuntu ashobora kugira ibinezeza byinshi ariko akabura umunezero bitewe n'uko nta Kristo uri mu muryango. Ijambo ry'Imana yatubwiye ngo urugo rwanyu rushobora kuba rworoheje, bafite ubushobozi bukeya, bateka ngo kagakono bise ngo nakica ntikize, bakaba ari abantu bagufiya, ariko baravuze ngo habasha kuba ahantu amagambo meza avugirwa nubwo rwaba ari urugo rworoheje. Baratubwiye ngo noneho
reka ubugira ibikorwa by'urukundo aho urugwiro bihora, ibikorwa by'ubugiraneza aho urukundo ruhora ngo rugwira buri munsi, n'urugwiro bigahora ari abashyitsi badataha nubwo urugo rwaba rworoheje. Noneho ijambo ry'Imana ntabwo rigarukira aho ngaho mu kuduha inama uburyo umuntu ashobora guhera iyobokamana mu muryango. Aha ngaha niho turaza gutinda cyane kuko niyo nsanganyamatsiko yacu. Buri wese niyigenzure ku ruhande rwe kugira ngo arebe neza niba urugo rwe harimo ubukristo. Mu gitabo cyitwa Urugo rwa Gikristo herekanye yuko hari icyo umuntu ashobora gukora kugira ngo urukundo rufate umwanya wa mbere mu muryango. Mbibutse ko nta handi hantu ushobora kugira ubukristo buzima, nta handi hantu Imana ishobora kuzakwemera igihe cyose uzaba utarahereye aho ngaho. Muri iki gitabo cyitwa Urugo rwa Gikristo paje 186 hari amagambo atwereka ko urukundo mu muryango rukwiriye gufata umwanya ukomeye. Urukundo rufite ubushobozi bw'agatangaza kuko rukomoka ku Mana. Iyo twari tuzi igisubizo cyiza gihosha uburakari, urukundo rwihanganira byose kandi rwuzuye ubugwaneza rukagira neza, rutwikira ibyaha byinshi. Mbega ukuntu ubuzima bwacu bwahabwa ubushobozi bw'umwuzuro kandi imibereho yacu yahindurwa, isi yahinduka umusogongero w'ijuru. Mu maso y'ab'isi amafaranga yerekana imbaraga, ariko mu birebana n'ubukristo urukundo nirwo mbaraga. Uru rukundo bagerageje kurusobanura isoko yarwo, kuko baravuze ngo mu maso y'ab'isi amafaranga yerekana imbaraga, ariko mu birebana n'ubukristo urukundo nirwo mbaraga. Urwo rukundo se rwo rumeze rute? Batweretse yuko rwihanganira byose, rwuzuye ubugwaneza, rukagira byose, rutwikira ibyaha byinshi. Urwo rukundo nibwo abana b'Imana bagomba kubaka mu muryango wabo, kuko ijambo ry'Imana ritwereka yuko urugo iyo rufite ubukristo ngo imbaraga irurimo ishobora gusumba ibihamya ushobora gusomera abayobye n'abaguye n'abatandukanye n'Imana n'abanyantege nke. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo urugo rwa Gikristo riyobowe neza ni igihamya kirengera iyobokamana rya Gikristo, igihamya utizera adashobora kuvuguruza. Bose bakwiriye kubona ko hari imbaraga ikora mu muryango ihindura imitima y'abana, kandi ko Imana ya Aburahamu iri kumwe nabo. Iyaba imiryango yose ya Gikristo yariyo by'ukuri icyitegerezo cyabo cyakora ibyiza cyagutse mu by'ukuri, ngo imiryango ya hano ku isi yahinduka umucyo w'isi. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo none se urukundo kuri bamwe bajya barwibeshyaho, ariko hano batubwiye ngo isi ya none ntabwo ikeneye intiti. Umunezero w'imiryango n'uw'amatorero, hano baratubwiye ngo isi ya none ntabwo ikeneye intiti. Umuntu icyo ikeneye cyane ngo ni abantu beza. Umunezero w'imiryango n'uw'amatorero ukomoka mu cyitegerezo cy'urugo. Inyungu z'iteka ryose zishingiye kuko twuzuza neza inshingano zo mu by'ubuzima. Isi ntikeneye cyane intiti nk'uko ikeneye abantu beza bazaba imigisha mu ngo zabo. Intiti n'abize bakaminuza ntabwo ibyo bikenewe cyane kuruta ibindi, ngo igikenewe ni abantu beza bazaba imigisha mu muryango ndetse no mu ngo zabo. Bavandimwe muduteze amatwi, kuri iyi ngingo ndagerageza gutera intambwe bitewe nuko ngo hari igihe urugo ushobora kuba uri umukristo ukajya utaha, cyangwa ukaba mu bukristo ariko ngo uteye utya. Bagerageje kwerekana ingorane zikunda kuvuka. Baranditse ngo kudahuza guhoraho mu rugo rudashyize hamwe. Iyo abantu badashyize hamwe, badafite icyerekezo, batazi kumenya kwanzura, batazi kumenya guhara, izo ni zimwe mu ngorane. Bagerageje kwerekana yuko hari igihe umwe mu muryango aba yarahindutse, undi ari umupagani, ariko batanze inama. Baranditse ngo umunezero n'iterambere ry'abashyingiranywe bishingiye ku bumwe bwabo. Ni gute umutima wa kamere wahuza n'uwacengeyemo n'umutima wa Kristo? Umwe abibira mu mubiri agatekerereza kandi agakora ayobowe n'irari ryo mu mutima we, naho undi akabibira mu mwuka ashakisha uko yarwanya inaringi, uko yanesha ibyo abogamiramo ngo abeho yumvira umwigisha we avuga ko akorera. Niyo mpamvu hari itandukaniro rihoraho mu byo bakunda, mu byo babogamiramo ndetse no mu migambi yabo. Keretse gusa uwizera aramutse akomeje gushikama ku mahame, nibwo yazashobora kwireherezaho mugenzi we utizera, ariko bitabaye ibyo nabazacika intege, kuko biba kuri benshi abamba amahame y'iyobokamana kubw'uko gushyingiranwa kudakwiriye n'udafitanye umushyikirano ndetse n'ab'ijuru. Hepfo bavuze ingorane iyo bibaye bityo zibiteza,
baranditse ngo ubushobozi bwose bw'abafashwe n'iki cyorezo cyandura cy'urukundo ruhumye buhinduka imbata yacyo. Basa n'abatakibasha gushyira mu gaciro, kandi ibikorwa byabo bibi bisharira ubiboneye wese. Kuri benshi iyo ndwara ihinduka igikatu igihe bashyingiranywe imburagihe. Iyo agahararo n'ibikorwa bireshya bishize, umwe mu bashakanye cyangwa bombi arakanguka agasobanukirwa uko byagenze. Ubwo noneho bakamenya ko bahisemo nabi, ariko baramaze gusezerana kubana akaramata, kandi ko bahujwe n'amasezerano akomeye, maze bagahitamo kubana nk'uko babyiyemeje, ariko bafite umutima ushenjaguye. Aha barerekana yuko abana b'Imana ngo bakwiriye kongera. Byashoboka ko wenda waba ufite urugo rubi, ariko batubwiye ngo urukundo rwihanganira byose. Mu Bukristo ni umusozi muremure umwana w'Imana wese ashobora kuzamuka. Hari abantu bigeze bandikira Madamu White bamusaba inama. Kuri page 81 y'urugo rwa Kristo yaranditse ati: mu myaka myinshi nagiye nakira inzandiko z'abantu batandukanye bagize urugo rubi, kandi amateka yo kutumvikana kwabo narayagaragarijwe arahagije gushengura umutima. Biragoye cyane kubona inama waha abo banyabyaha cyangwa kubona uburyo wakoroshya umutwaro wabo uremereye, ariko amateka ashariye byababayeho yakagombye kubera abandi umuburo. Aha ni abantu bagiye basaba Madamu White inama. Ndibuka hariho umwe uri muri iki gitabo n'ubundi ndakeka ari page 334. Uyu mubyeyi yari umubyeyi w'umugore, ariko yari afite umugabo mubi. Ariko mwumva inama umujakazi w'Imana yamubwiye. Yaranditse ati: nakiriye amabaruwa menshi yanditswe n'abagore benshi bambwira iby'ibigeragezo bahura nabyo kandi bansaba inama. Ndababwira ibyabaye kuri umwe kuri iyi ngingo. Umugabo akaba na se w'abana ntiyizeraga. Ibyo byateraga umugore kuremererwa n'inshingano yo kurera abana be. Umugabo we yari umuntu udasenga, usamara, kandi yabwiraga umugore wamutuka gusa, kandi yigishaga n'abana be gusuzugura ubuyobozi bwa nyina. Iyo nyina w'abana yageragezaga gusengana nabo, yarabasakurizaga mu buryo bushoboka, maze akabavurunga avuma Imana, atuka ndetse anyega Bibiliya. Uwo mugore agacogora, maze ubuzima bwe bukamubera umutwaro. Ni ikihe cyiza yari gukora uwo mugore? Ni iyihe nyungu abana be bari kunguka iyo nyina aguma mu rugo? Yumvise ko agomba gukora mu ruzabibu rwa Nyagasani, kandi ko yabonye ko byaba byiza gusiga urugo rwe kuruta kurugumamo, kuko umugabo yakomeza ubudatuza gutera abana gusuzugura no kutamwubaha. Kubisa bityo ngiye inama yanjye: bagore, uko ibigeragezo mwihanganira byabaye mu bukene no gukomerezwa, ubwicanyi buzanwa no gukariha no kunyegwa n'umugabo bibabaza umutima wawe, uko byaba bingana ko ntimugasiga abana banyu. Ntimugatume bakurikiza icyitegerezo cy'umugabo utizera. Inshingano yanyu niyo gusubiza kuri gahunda ibikorwa bye, kuko ayoborwa munsi y'ubutware bwa Satani. Uyu ni umubyeyi wari warubatse nabi intangiriro, ariko aza kugisha inama umujakazi w'Imana, amwereka ko yakundaga Imana, yarasengaga. Igihe umugore yashyize abana ku murinzi, umugabo nawe akaza ngo akanyega agatuka Imana, yari umunyamico mibi. Nuko umujakazi w'Imana amugira inama, bitewe nuko we ngo yumvaga umwanzuro afite byaba byiza gusiga urugo rwe, nuko ngo akigira mu ruzabibu akajya kubwiriza ubutumwa. Umujakazi w'Imana yaramuhakanira amubwira ati: oya, uruzabibu n'ubwo Imana izagufashe urukore. Byashoboka turi mu gihe gikomeye cyane cy'amateka yo kutumvikana kw'imiryango myinshi, ku buryo ubutane bufite umugabane munini, ndetse n'abataratanye mu bigaragara bamaze gutana mu mitima, ku buryo hari amagambo umujakazi w'Imana yavuze ari kwerekana yuko mu miryango myinshi, page 425 y'urugo rwa Gikristo, mu miryango myinshi ngo hari ibyo kurya barya n'ibi bikurikira. Baranditse ngo: mbega ukuntu mu miryango myinshi urwikekwe no gushyogoranya ari byo bagize ibirungo by'igaburo rya buri munsi. Mwaramutse na mwakoze, mwiriwe mute, muje amahoro, ngo ni ijambo ritabayo, ahubwo ngo ibirungo ni ya mavuta cyangwa se ibindi bavanga mu byo kurya ngo biryohe. Baravuze ngo mbega ukuntu mu miryango myinshi urwikekwe no gushyogoranya ari byo bagize ibirungo ry'igaburo rya buri munsi. Abagaragu b'Imana barabwirwa neza yuko ngo abantu bakwiriye kuba ari abantu bazi neza. Nubwo waba warashatse nabi, usabwa kuba umukristo, kwihangana,
ijambo ry'Imana ridusaba ko umwana w'Imana wese asabwa gukiranuka akageza ku gupfa. Waba warashatse nabi, ariko ijambo ry'Imana rigusaba kuba umukristo. Muri iki gitabo baranditse ngo byashoboka umugabo wawe yagendererwa bitewe n'imico yawe wa mubyeyi we ukomeje kwihangana. Byashoboka ko umugore wawe yahinduka wa mugabo we ukomeje kwihangana. Ngo imbuto zawe zishobora gutinda kwera, ariko igihe gishobora kugera wa wundi warukuguye nabi, wa wundi wanze ubukristo, ngo ashobora kubona kwihangana kwawe bikamutera nawe guhinduka. Umwana w'Imana wese rero asabwa, ijambo ry'Imana rimusaba kwihangana, kuko ijambo ry'Imana ridusaba kwihangana uje ukiranuka ugeze ku gupfa. Noneho ijambo ry'Imana ribwira abantu bafite izo ngorane mu bihamya by'itorero umuzingo wa mbere paje 39, ndetse no mu rugo rwa Gikristo mu magambo arimo aratubwira ngo iyo ugize ingorane ugasangana n'utejejwe n'udakunda Imana, ijambo ry'Imana yatubwira ngo usabwa kuba maso inshuro ebyiri ugasenga cyane, kuko buri ntambwe yose uba ugomba gusakirana n'urugamba rukomeye, ariko uje ukiranuka ugeze ku gupfa. Ntabwo bivuze ngo uje ukiranuka ugeze mu myaka 2, ugeze mu myaka 5, ahubwo usabwa gukiranuka. Niba warashatse nabi, uri umugore, uri umugabo, uko waba umeze kose usabwa kwihangana. Uwo niwo musaraba wawe usabwa kuwikorera. Noneho ku basigaye inyuma, ubwo ndavuga abasore, ndavuga abana. Abasore, ubukristo mu gitabo cy'ibihamya by'itorero umuzingo wa mbere, Madame White yabandikiye cyane ababaye, ngo bitewe nuko abasore benshi iyobokamana ryabo ubasanga rwose bari muri korari, amajwi yabo yumvise wakumigwa. Ariko ndashaka kubereka amateka amwe ngo yuko ijambo ry'Imana igihe ryabwirizwaga mu kwera kwaryo mu bihe byashize, ngo ryakurikirwaga n'umusaruro w'abasore beraga imbuto zikwiriye abiha. Mbere mu bihe bya kera, ngo abasore bagiye bagaragaza kwera kugurumana, anari byo turaza kuvugaho undi mwanya. Mu gitabo cy'Abacamanza igice cya 11 hari amateka mwese abadukurikiye mushobora kuba muzi, ariko ngiye gusubiramo nshakira ijambo. Muri iki gitabo hatwereka amateka y'umugaragu w'Imana witwa Yefuta. Haranditse umurongo wa 30, nuko Yefuta ahiga Uwiteka umuhigo, ntungabiza Abamoni, ngatabaruka amahoro mvuye kubatsinda. Kizabanza gusohoka imbere y'umuryango w'inzu yanjye kunsanganira, kizaba icy'Uwiteka, nanjye nzagitangaho igitambo cyoswa. Umurongo wa 34, nuko Yefuta aratabaruka yiwe imisipa, yenda kugera iwe umukobwa we asohokana utuntu dusa n'ishakwe abyina, ajya kumusanganira. Kandi uwo mwana we yari ikinege, nta muhungu cyangwa umukobwa yari afite wundi utari we. Amubonye ashishimura imyenda, yaravuga ati, ye baba we mwana wanjye, kumbabaje cyane, kuri mu bampagaritse umutima, kuko nahigiye imbere y'Uwiteka, none simbasha kwivuguruza. Aramubwira ati, data, ubwo wahigiye imbere y'Uwiteka mpigura nk'uko wahize, kuko Uwiteka yaguhoje ababisha bawe b'Abamoni. Nyuma uwo mukobwa abwira se ati, unyemerere icyo ngusaba, ube undetse amezi 2, ngende manuke mu misozi hamwe n'abagenzi banjye, ndirire ubukumi bwanjye. Se aramusubiza ati, genda. Aramusezerera ngo amarane nawe amezi 2, ajyana na bagenzi be aririra ubukumi bwe mu misozi. Nuko amezi 2 ashize aragaruka kwa se, nawe amuhigura Uwiteka nk'uko yari yahize, kandi yari atararongorwa. Uyu yari umukobwa muri iki gihe ushobora kubona ko bitoroshye kuboneka. Yefuta yahigiye Imana umuhigo, aravuga ati, ikizasohoka nzagitamba. Amahirwe cyangwa ingorane yagize nuko yagiye kubona akabona umukobwa wari usohotse, amubwira ko yahize Imana umuhigo, kandi ko asabwa kuwuhigura, kandi ko uwo muhigo ari uwo mukobwa nta kumuburanya, ahubwo aramubwira ati, ubwo wampigiye Uwiteka, ariko Imana ishimwe kuba yatumye unesha Abamoni, none ukabutabarutsa amahoro, nta kibazo. Ubwo wampigiye Imana, amezi 2 yampe ngiye kuririra ubwari hamwe n'abagenzi banjye, nashira nzagaruka untame. Ayo magambo arakomeye, ni ibintu biteye ubwoba. Imana ntiyatabaye nko kuri Isaka, ahubwo umukobwa amezi 2 yarashize. Ngewe nibaza bari abakobwa bagenzi be bagiye kubana nawe aririra ubwari, ibiganiro bagirana. Kindi
kuba bataramuciye intege bati toroka wigendere isiko azakubure nakubura azamwara si ubundi ko atari we witambye. Bigaragara ko bari bafite umutima w'ubunyangamugayo n'ubukristo. Umukobwa amezi abiri ashize ntiyarenzaho umunsi aragaruka. Ise afata icyuma aramutamba, umwana w'imfura utagira umukurikira arapfa. Aha mu gitabo cy'ibihamya by'itorero umuzingo wa mbere hatwereka ingorane zikomeye cyane kuri page yaho ya 50. Aho niho ubukristo buhera mu muryango wa musore we wa mukobwa we. Aha niho ubukristo busabwa guhera, ni mu muryango wa mwana we. Ntabwo ubukristo bubarirwa ku ishuri, oya. Ushobora kubushanutse cyane uri nk'amagambo uwo bavuze ngo yageraga iwe ngo ubwiza bwe bwatangiraga kugenda bugaragara bucogora iyo yabaga atungutse. Tariki ya 22 z'ukwa munani 1857 ubwo nari ndi mu cyumba cyo guteranira amahitwa i Montreal muri Michigan, neretswe ko abenshi bo mu basore bacu batigeze bumva ijwi rya Yesu, kandi ko ubutumwa bw'agakiza butigeze bufata imitima yabo, kandi ko butigeze buhindura imibereho yabo. Abenshi cyane bo muri bo nta mwuka wa Kristo bagira. Gukunda Imana ntibiri mu mutima wabo, barareka bakigira mu byo bishakiye aho kwirekera mu buyobozi bw'umwuka w'Imana. Uyu ni umujakazi w'Imana yerekanye yuko ngo ubwo yari mu materaniro muri Amerika ngo yeretswe yuko abasore batigeze bumva ijwi rya Yesu benshi, kandi ko ubutumwa bwiza butigeze bufata n'akanya na gato imitima yabo, kandi ko imibereho yabo itigeze ihinduka. Ngo bubatse kwihame kuri benshi, ngo bagendera kwihame riteye agahinda ku buryo Imana ariyo isabwa kubatabara cyane. Bagendera kwihame rikurikira ngo mu mibereho yabo ubukristo bwabo ni ugusenga usunikwa, bazi kubeshya ababyeyi, bazi gupfusha ubusi byagoye ababyeyi, bazi kwiyoberanya, ntibemera inama, kandi nta nubwo biteguye gusaba imbabazi, bajya bishyira mu rwego batari. Ndabisubiramo, ubukristo hano baratubwiye ngo mu mibereho yabo ntabwo bigeze bumva ijwi rya Yesu na gato, kandi ubutumwa bwiza ntibugeze bifata ku mitima yabo, kandi ntibwigeze buhindura imibereho yabo. Abenshi cyane bo muri bo nta mwuka wa Kristo bagira, gukunda Imana ntibiri mu mutima wabo, barareka bakigira ku byo bishakiye aho kwirekera mu buyobozi bw'umwuka w'Imana. Aha ikunda kugaragara cyane ngo bitewe nuko ahanini kuri bamwe basenga basunitswe kugira ngo aje mu materaniro, nuko umutonganya, nuko umubaza ati na nubu nta wari wakaraba, na nubu nti wari wambara. Ubwo bukristo nk'ubwo butandukanye nubwo muzasoma mu ntambara ikomeye mu gihe cy'abavodwa. Abagaragu b'Imana ngo abakobwa babaga bagiye kubica babarenganiriza ubutumwa, ngo uwo munsi bakagenda bambaye neza nk'abagiye gutaha ubukwe. Ibyo bitandukanye n'iby'ubu. Ngo bakeneye ubukristo butagira umusaraba, ni ugusenga usunikwa. Ubundi nibo ba mbere bazi kubeshya ababyeyi, ku buryo umubyeyi ashobora kumubona nk'ubukristo ariko mu by'ukuri nta buhari, ahubwo ari ukwiyoberanya. Ni ukumubona ageze mu materaniro ariko aho yaraye kuri Facebook, aho yaraye kuri telefone, aho yaraye ahamagara, aho yaraye kuri WhatsApp, bikaba bitandukanye n'uko umubyeyi amubona mu gitondo. Bafite iyobokamana ryubakitse nabi. Icya gatatu ni ugutegekwa n'urungano. Aho gutegekwa n'ababyeyi, abasore benshi uwa mbere yumvira kuruta umubyeyi we n'urungano. Kane ni ugupfusha ubusa ibyagoye ababyeyi babo. Kugira ngo ubone ibyurya, umubyeyi aba yahiye mu bwonko. Kugira ngo ubone amafaranga ugura imyambaro n'inkweto, ubwo Satani nawe akagutera kugura imyenda itazarama, bitewe nuko ngo gutinya gusuzugurwa, gutinya ko barabona uri umuturage yo wambara nabi, iyo wambara ibitagezweho. Ibyo ni bimwe mu bitumye tugira abakristo b'abasore, ariko batubwiye ngo Kristo nigeze atura mu mitima yabo n'umunsi n'umwe. Cya kane ni ukwiyoberanya. Nikolari ashobora kuba uwa mbere uzi kuririmba soprano, agashobora kuririmba tenari, agashobora kuririmba baze neza. Ikorari yashobora kuyiririmba nk'uko n'abarasta baziririmba, ariko ari ukwiyoberanya, nta Kristo uba mu mutima we. Icya gatanu ngo ni ukutemera inama no gusaba imbabazi, butewe nuko ngo mu bwenge bwabo baba biyubatsemo
mu ngorane zigera mu 8 ingimbi zihura nazo ariko zikurikirana niyo bageze mu busore, ngo nuko mu bwenge bwabo baba bizi ko ari bo banyabwenge ba mbere. Ajya yibaza igituma ababyeyi babo batari abasirimu, ababyeyi badatuye heza, batagira imodoka, akabona ari ubujiji n'ubwenge buke, ngo kubw'ibyo inama azikesha abo bangana kuruta inararibonye y'umubyeyi wamubyaye. Ngo ajya abona ibyo amubwira, ati mwana wanjye wagiye wambara neza, ngibyo byari byanyu mukira abaturage, ntabwo muzi aho isi igeze buno. Mwana wanjye wagiye witwara neza, ngo yabuno we ntabwo bizi. Hari n'udatinya kubwira se ngo yego mani, bitewe nuko turi mu gihe gikomeye cyane. Icyanyuma ni ukwishyira mu rwego batarimo, kwishyira mu rwego batarimo. Izo ni ingorane zibasiye abasore muri iki gihe cyacu, ariko umushakazi w'Imana atubwira neza yuko abasore bakwiriye kuzirikanwa bagakurikiranwa, dore ko ufite abasore mu nzu ngo abameze nk'urwaje indembe, abakwiye kuzitaho ibihe byose. Iyobokamana basore mudukurikiranye, mwongere muri kosore, murihere mu muryango, umubyeyi wawe akwemere, aba yavuga ati uyu munsi Jeannette niwe uradufasha, uyu munsi Chantal niwe ugiye kutwigisha, uyu munsi Claude niwe uradufasha. Umubyeyi akajya kubwira ati mwana wanjye hajya aho hantu uvuze ngo iki, ese aho ngaho hagaruke, ntabwo mpumvise mwana wanjye, none si umuntu yabigeraho gute, wongere usomere mwana wanjye. Uwo akaba ari umubyeyi, aho n'iyobokamana rishingiye. Wakwigisha kwihana mu muryango, bakakubona nk'icyitegererezo. Wakwigisha ubukristo mu myambarire, bakakubona ari wowe mwarimu wabyo koko, kuko ufite imico myiza ikwiranye n'ubukristo. Wakwigisha ijambo ry'Imana, bakabona ko ryakugizeho umugabane. Ariko hano baduhakaniye, batwereka yuko abasore benshi iyo ngorane baguye nabi. Mu rugo rwa Gikristo page 445 bongeye kubivugaho gato, ndashaka gusoma. Berekanye ingorane zibasiye abasore, cyane cyane bavuze ingorane nyinshi. Ndasoma ahanini imitwe y'amagambo yazo kugira ngo abasore, kuko nzi ko ari abanyabwenge busanzwe, bazajye baza kwicumburira. Berekanye ingorane n'ibikunda kwibasira ubukristo bwabo bikaburya bikabumaraho. Icyambere bavuze ngo ni ukugirana ubucuti n'abatizera. Bibiliya itwereka yuko ntimuyobe kwifatanya n'ababi konona ingeso nziza. Umuntu ashobora kuba ari mwiza, ariko iyo wifatanije n'ababi byonona, bimaraho ingeso nziza. Icya kabiri, umusore agomba kwirinda abadaha agaciro iyobokamana. Ntabwo ari abapagana bashaka kuvuga, ahubwo hari n'igihe nabo muba musengana ari babandi b'abapinzani bigisha ngo ariko biriya byose nabyo, ngo nabiriya twize byose ngo mujye murakora ibyo mushoboye. Ngo ubundi ubukristo ntibworoshye. Niba abana banyu bivanze n'abafite ibiganiro byibanda mu bitagira umumaro no ku by'isi, intekerezo zabo zizamanuka ku rugero rumwe n'urwabo. Niba banegura amahame y'ibyobokamana, bakavuga nabi kwizera kwacu, bagashaka ibihamya byihishe byo kurwanya ukuri, intekerezo n'imico byabo bizandura. Aba ni abashobora kuba ari abakristo ariko baraguye mu mitima. Iyo umubyeyi arangaye gato akabana nabo baguye mu mitima ariko basenga, ngo banegura ibyobokamana, ngo bakanegura ibihamya babipinga, ngo bene abo nta kabuza intekerezo zabo n'imico byabo bizandura. Nta kintu na kimwe gishobora gukoma mu nkokora cyangwa ngo kirukane icyitegerezo cyiza n'icyifuzo cyiza nko gucudika n'abadafashije, batagira icyo bitaho kandi bahindanye. Imyitwarire iyo ari yo yose bashobora kugira binyuze mu bwenge bwabo, imyumvire yabo no kunyega n'umucyo wo mu maso habo. Uko iyobokamana babifata mu buryo bworoheje, uko barushaho gukururwa n'abandi, ko tugomba kurushaho gutinya icyitegerezo cy'ubucuti bwabo, ku rugero aho imibereho yabo itageraho irangwa n'ibibi kandi itabasha gukururwa. Bavandimwe, nguko inama ya kabiri baduhaye, ni ukwirinda abantu bose badaha agaciro iyobokamana, banyega ibihamya baba muri twebwe ariko bashobora kuba banyega ibihamya rimwe na rimwe. Ikindi bavuze, muzibukire ku bana n'abanyangeso. Si byiza ko umukristo acudika n'abafite ingeso mbi. Kugirana ubucuti bwa buri munsi n'umuntu ukumarira igihe kandi ntacyo akungura mu bwenge biteje akaga. Iyo ufashe igihe ukabana n'inshuti ariko nta kikungura, biteje akaga. Bavandimwe,
Ikindi baravuze ngo abasore benshi bagwa mu bishuko kubwo gutinya gusekwa, bitewe nuko niyambara ipantaro neza, niyambara ipantaro imurekuye, barabona ko ari umuturage. Bw'ibyo agatinya gusekwa, kavuga ati ese abarambona ipantaro yanjye igeze ruguru itari kugwa, umukandara utageze ku kibuno, epfo y'ikibuno, ko barabona ndi umuturage. Barabona natangiye, hari umusore umwe wambwiraga yari yambaye ipantaro y'itisi, abasengana nawe bamuseka uwo munsi wose, avuga bati se nawe ibi bintu urabyambara. Ibyo bitumye abantu iyobokamana ryabo baribamo nka gereza, ariko mu by'ukuri ngo batarigeze bahinduka. Muri iki gitabo cy'Abanyaby'itora umuzingo wa mbere babavuzeho n'ubundi ku paje yaho y'162 berekana yuko muri bashiki bacu by'umwihariko umuzingo wa mbere 162 bavuze ingorane ikomeye ngo muri iyi minsi yacu hariho inkumi z'ibiremwa by'imbura mumaro, kugubwa neza gusa no guhumeka, kurya no kurondogora, kuvuga amahomvu ndetse no kuvuga ibisekeje, bashushanya cyangwa batamiriza imitako. Ni bake cyane abakora ibizima bisobanutse kandi bafite ubushobozi buzima, babaho nk'ibinyugunyugu nta mugambi bagira uhamye. Mu gihe iyo nteko y'abantu nk'abo mu isi iyo bateranye nta kintu ushobora kubumvana uretse uburondogozi runaka bumvikanisha n'ibyo bakora byerekeye ibyaduka cyangwa indi ngingo itagira umumaro. Ntacyo baba cyo mu byo bateganya byo gufata nk'iby'umwuka bikomeye. Ibyo bihora binyura kenshi imbere y'abantu bashesha kanguhe, bashobora kubabazwa no kubura ukubaha kubw'urugero barimo rwabo. Izo nkumi zisa n'izatakaje icyitegererezo cyo kwiyoroshya ndetse no kubingira umumaro. Nanone uburyo barezwemo bubizeza ko ari bwo buryo bwiza kandi bw'ubwoko bwiza. Aha uyu mujakazi w'Imana yerekanye yuko ngo hari inkumi nyinshi ariko zimeze nk'ibiremwa by'imbura mumaro. Ngo icyo babereyeho nibyo bise babiye, ni ukujajwa, ni amahomvu, ni uguseka, kuvuga ibipfuye. Ibyo nibyo baba bibereyemo ibihe byose. Nuko ngo ababyeyi babo nta kindi baba batezeho, ngo ariko uburezi ni bimwe mu byagize uruhare rwatumye bashobora kwifata batyo. Ibyo ni ingorane. Baravuze ngo abana bagomba guhitamo inshuti zidasebya ibyera n'ibiboneye, ahubwo zirengera ibyo gukiranuka. Gutinya gusekwa bituma abasore benshi bagwa mu bishuko no kugera ikirenge mu cy'abatizera. Ba nyina bashobora gukora byinshi binyuze mu magambo no mu cyitegerezo cyabo kugira ngo babigishe guhora ari inyangamugayo n'abanyakuri, bahanganye no gusuzugurwa n'ababakoba. Kubera icyo abasore bacu badasobanukirwa yuko abashaka kuyobora abandi mu nzira zabuzanijwe nabo ubwabo bazatwarwa n'ibishuko mu buryo bworoshye, kandi ko Satani yabagize ibikoresho kugira ngo ateze imbere ibikorwa by'imico mibi itagira gahunda no kwisekera abakiranuka kandi bifuza kugumana ubunyangamugayo bw'imico yabo. Rero izi ni ingorane abasore batezwe ngo ni ugutinya gusekwa, gutinya kubona wambaye nk'abaturage. Ikindi bavuze giheruka, baravuze ngo muhitemo inshuti zishyira mu gaciro. Abo ni abasore kandi zitajahagurika. Abasore bafitanye umushyano na Kristo bazahitamo inshuti zizabafasha gukora ibitunganye, bazirinda gucudika n'abatabongerera igikuriro mu mahame n'imigambi itunganye. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko izo nshuti ngo zigomba kuba zifite ibi bintu bikurikira. Icya mbere ngo ni ugutesha, icya kabiri ni ukwitaho, icya gatatu ni ukuburira, icya kane ni ushyira ahabona amafuti yawe atagambiriye kukwandagaza ahubwo agambiriye kugukiza. Ndongera mbisubiremo, niba ushaka inshuti ikongerera igikuriro ngo igomba kuba ifite ibintu bine. Inshuti zirarambagizwa kuko umuntu aba asa n'inshuti ye. Baratubwiye ngo ni ugutesha. Iyo utangiye kwambara nabi arakubwira, iyo utangiye kwifata nabi arakubwira, iyo utangiye kujya wifatanya n'ababi arakubwira, ahora gutesha, mbega utagira ubwenge wayumuhunga. Icya kabiri ni ukwitaho. Agize ingorane, ufite ibibazo, yakuba hafi. Icya gatatu ni ukuburira. Niyo byaba bitagaragara ko ari byo, aravuga ati ariko ko ndi kubona urukifata gutya, ibi bintu bishobora kuba bimeze bite, ngo arakuburira. Icya nyuma niyo wakoze ibyaha, ashyira ahabona amafuti yawe atagambiriye kukwandagaza ahubwo agambiriye kugukiza. Reka buri mwana w'Imana wese akwiriye kumenya uko akwiriye kwifata. Twiganaga ijambo ritubwira ngo gutunganya cyangwa se kubaka neza urufatiro. Twabonye ko nta handi dushobora kuruhera hatari mu muryango.
ahantu nk'aha ngaha, aha mu materaniro abantu bose baba abakristo, ku buryo hari n'igihe umuntu umusitaraho akaba ari kukubwira ngo komera, kubera yuko aho ntabwo hagoye, aho haroroshye. Kuba umuririmbyi biroroshye, kuba umubwiriza biroroshye. Igikomeye ni ukugira ubukristo mu rugo, aho mubisikanira, aho muvugana menshi, aho muba mu bitandukanye, aho niho Imana ikeneye kugira ubukristo. Numara kuva aho ngaho, ahandi hose bizoroha. Rero abaduteze amatwi muri uyu mwanya, reka buri muntu w'Imana wese azirikane neza aho akwiriye guhera ubukristo bwe, agenzure. Waba ufite intambara zimeze nk'imisozi, waba ufite ibibazo bikomeye, ariko Imana yiteguye kugufasha. Hari ubutabazi yateganirije umuntu wese urwana intambara yo kwizera. Hari ubutabazi Imana yageneye umuntu wese uzi yava n'iyajya. Byashoboka ko waba warubatse nabi, ariko usabwa kongera gusenya kugira ngo Kristo ature mu mibereho yawe, kugira ngo ube uri umuntu wubatse neza urufatiro. Kosora uhereye aho, ahandi bizoroha. Imana ibiduhera ubuntu mu izina rya Yesu.